Farida ko ari wowe wavuze ngo ibyavuye kuri mwisengeneza wawe ngo bimujyemo izi sako yaratangiye gukira oya winjijisha abantu utanyumva surabuzwa n'iki ko ari kugira ngo utambwira biri kugenda biza gake gake kuko ntago yakikora bya bindi byo kwambara ibintu by'ibirere by'ibiki yaratangiye kugarura ubwenge ubona ko akaraba agacya ubona ko ari umuntu muzima ubona ko biri kugenda byoroha ubona ko biri kugenda biza ariko mwijoro byabereyemo kuri uwo munsi yiriwe ahamagara mama uriya nyirasenge wa Raki ndahangayitse nuko niba nta n'uruhara bifite mukabimenya mukabareza ahandi cyangwa bamemukira nkande bamemukira n'abakoreye iki gituma bankorera ibingi nashidikanya kuri amugora abizi nkurikije uko ambwiye kuri telefone nkurikije uburyo yizanishijwe ngo ndi kumutuka ngo nge nigeze mutuka kuba namubajije umwana wanjye hari igitutsi nasohoye mu kanwa nkamutuka bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundira kanizere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abahanze y'igihugu mwese ndabasuhuje kunama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ndabashimira cyane ndi kumwe n'umubyeyi ubwo turakwita mama Farida kuko ndumva ari we mwana wawe tukuziho ubushize ndagira ngo abantu nibakubona barakwibuka waje kureba umukobwa wawe ibintu bitameze neza n'ubundi uyu munsi rero wifuje ko tuganira nanone urumva duheruka nawe waratwaye umwana waramujyanye muri kumwe nashaka kubaza amakuru y'uko ameze ariko mbere na mbere tuguhaye ikaze ndabashimiye umeze neza ariko nta kibazo ariko ni gake Farida ameze ati agerewe kuki Farida ubizi isaha uyu ni umunsi wa gatatu naramubuze waramubuze Farida yaramajije gukira none ubizi isaha tuvuga waramuvuze ntago ari musi wamutwaye ntimubana mu rugo naramutwaye turanasenga yaratangiye warumaje kubona ko asa nkaho ari koroherwa ariko narabyutse sanga Farida yagiye ajya hese yari afite ubwenge bwo nyine ntago mbizi narashakishije amaze iminsi 3 utamubona iminsi 3 ntamubona umva ukuntu mfite umubabaro warashaki muri karitsiye se aho muba nyine aho mutuye warabajije urashakisha nihagira umuntu numwe waba yaramubonye narashakishije ndamubura nanga n'amatangazo Farida ubu namutwara se nibwo bwa mbere yarabuze nibwo yarabuze ahubwo ntekereza ko uwo undi witwa ngo ni nyirasenge w'umugabo wa Farida nyirasenge wa Raki mama Gaëlle niwe ntekereza ko yamuroge yavuze ngo bimuvemo bive ku mwisengeneza we bijye ku mukobwa wanjye ntekereza ko ari we wabuza wawe retse twaye gukeka guhita dukeka umuntu ndabikeka impamvu mbikeka ni iyihe rero ko umuhungu we yakize yarakize ni muzima yaramuvuje ariko nyine basi nandangiye nanjye aho yamuvujije nanjye ngiye kuvuza umwana wanjye ariko nakomeze kundindagiriza umwana none se ni wamutwaye naramutwaye ariko mu kugenda yagendaga ahamagara yitwa ngo niba ari mama Raki niba ari mama Gaëlle kuki yamuhamagaraga niziye mpamvu ntafite aho bahurira nawe ikibazo mfite yego wowe wihita wumva ko mama Gaëlle ari we wagize wibinyumvisha reka nkubaze yamujyana he basi wamujije nawe nyine yamujyana wamujije nawe reka tubanze twibaze nitwumve ko ari ibintu bishoboka umuntu yabikora ariko si kibazo yamujyana he mama yamujyana kumurindagiza ariko abantu b'ikigihe urabazi nese bimukoze atabishaka erega nawe yahemukiye umuhungu we ariko namusabye imbabazi nyine imbabazi warazisabye Raki
biranarangira unamwemerera ko Farida nakira uzamufasha bakamusubiza ibintu bye yatwaye nyine rwose. kuki yongeye kurara hamagara uwo mwisenge ni uwo nyirasenge w'umugabo Farida se ni wahamagaraga ni wowe mbere yuko agenda yiriwa muri kumuririmba mu kanwa akamuririmba ubwo si byara ari kumutongera. Jewe ikintu nzi ntabwo wenda mama Gaera nta ikintu nzi nuko muganga ari kuvura Raki ako yaguhaye ruswa kugira ngo uze kumuvuganira. Reka nkubwire uko byagenze ibintu uko byagenze abantu barabizi byabaye bareba oya menya yaranagwaye ruswa ntago mbizi. Ijambo gato yanjye nkubwira ibyo nzi nisisuje kubitubwira nanjye ndakubwira ibyo nzi sindi kuvuga ko atari wowe wamutwaye ariko ni kuvuga nti tubanze turebe se koko yaba ari we. Impamvu ndi kubivuga gutya muganga avura Raki yaramuvuye mama Gaera we asaba muganga ko ibyava muri Raki bikajya muri Farida n'ubwo buryo nzi yabisabye muganga. None kuki yongeye gusaragurika bahamagara yabahamagaye muri we rwego. Icyo ni ikindi kibazo nanone umuntu yakibaza impamvu yakomeje guhamagara mama Gaera nacyo nago gisobanutse. Nyine nuko yabimukizemo abishaka abigambiye n'ubundi yavuga ati reka nkomeze murindagize ahubwo wanyemera ukamuzana we. Ese ubundi kuki uri kubyanga? Ntabwo mbyanze yaguhaye ruswa kugira ngo utazajya kumuzana we. Aka kanya wahamagara umuntu ukamubwira ngo ngwino agahita umubona ubu tuvugana none hamuhamagare. Hari impamvu uri kumukingira ikibazo. Se nimero ye sinyifite kamuguhamagarire rwose ngamuhamagare numve bindi ariko niba ari serivisi uri gusaba ntugasebe serivisi ushinze umuntu. Njye niba nkubwiye nibasireka tubanze tumenye impamvu koko niba yaba ari we impamvu mushinjira afatika kuki yongeye gusara ari wahamagara yamuhamagaraga muri we rwego bapfana iki amuhamagara muri we rwego cyangwa se akaba yarasubiye na hahandi nabyo birashoboka hamwe twamusanze ubushize. Ntago mbyemera ibyo uri kumbwira ntago mbyemera kuki yasaza ari wahamagara se. Rego yenda muhamagara reka nta kibazo byo rwose ntago bigo naboneka araza nataboneka ubwo uzamutegereza undi munsi yabonetse. Ko abantu bikigiye nabandi ubu yumvaga atanyuzwe nuko yabaga mu gisambu aba mu gihuru ayambaye biri ubushwabari yumvaga bitamunyuze. Ibyo bundi byo niwe wabyibariza pe nge nta kintu sawa mpuza nawe mwibariza nimero y'umuhamagara wamuhamagaye kuzifite urati nuko hari icyo yaguhaye kugira ngo utamuhamagara. Aramiki ngamuhamagarire aramiki mukanya mugenzi wite se kandi kamuhamagaye rwose gucamo cyangwa namwivugishiriza n'umusha cyangwa mwivuganira bitwaye iki mwibariza amakuru yawe. Ndi kukumva amakuru yawe. None nashakaga kukubaza njyewe ndi mama wa Farida. Ndi mama wa Farida. Farida ko ari wowe wavuze ngo ibyavuye kuri mwisengene zawe ngo bimujyemo izi sako yaratangiye gukira. Oya winjijisha abantu utanyumva surabuzwa n'iki ko ari kugira ngo utambwira. Mbwiraho Farida ari. Ntabwo ari wowe wavuze wabwiye umurozi ngo abimushyiremo ibirozi byavuye mu muhungu wanyu. Ahubwo ndashaka kugira ngo mure nawe.
nyine ndashaka kugira ngo mure nawe nta tiku nshaka, ndashaka kugira ngo duhe, niba atari we wabikoze koko reka duhure amaso ku maso. Njyewe ndagusakuriza nyine, njyewe ndi kugusakuriza. Wajyaga kubimukora se ari abo ngabo uri kumbwira? Ariko abagore b'iki gihe mwabaye muti bite byawe, ariko ndashaka guhura nawe. Oya, ndashaka guhura nawe. Niba ntacyo wikeka kubera icyo utari kumbwira. ari kuvuga ngo Farida ni Gaella we cyangwa ni Lucky, ngo ku buryo yamwirukanka inyuma ngo ahubwo uriya mugore ni n'umugome. gusa icyo ikizangewe ndaza kuza kumuhamagara, ndaza kuza kongera kumuhamagara musobanurire, kuko kubera uri kumubwira nawe akavugiramo ntago umenya yumvise neza ko ntago yumvise atabyumva, yabujijwe n'iki ko abikoze ku bushake. Urumva ndaza kumusobanurira mbimusabe mubwire ko ushaka guhura nawe mukaganira nk'abantu bakuru ku kibazo cy'umwana wawe, kandi ni n'ibintu ntago binagose. Se wambabariye ugahita umumpamagara we ko yakumva, njyewe ukazamuzana. Muvuganye urumva aravuze ngo uri kumubwira nabi, reka mbe muretse nzamuvugisha kugira ngo ejo wenda mubwire ni wa mubyeyi araguhamagaye ashaka guhura nawe, aragira ngo mugane ku kibazo cya Farida, ko Farida yaramubuye. Ubu si umwana wanjye kuko ndamenya uba ari heye. Ahubwo na telefone umusazi atunga telefone. Nisi umusazi yatunga telefone. Byibura se aho mwari mugereje mu bana yaramaze kusa n'uworoherwa byibuze. Nta kibazo nabonaga biri kugenda biza gake gake, kuko ntago yari yakikora bya bindi byo kwambara ibintu by'ibirere by'ibiki, yaratangiye kugarura ubwenge, ubona ko akaraba agacya, ubona ko ari umuntu muzima, ubona ko biri kugenda byoroha, ubona ko biri kugenda biza. Ariko mu ijoro byabereyemo kuri uwo munsi yiriwe ahamagara mama uriya nyirasenge wa Lucky, amuhamagara mu mazina, amuhamagara nkavuga se uyu mwana ari mu make. Nijoro turaryama, mu gitondo ngiye kumureba kugira ngo wenda mubwira ngo abyuke azanywe ka cyayi, sanga umwana nawe uhari. Nta n'ikintu yajyanye nta n'iki na kimwe yagiye uko nguko nyine. Impamvu natekereje nyirasenge wa Lucky rero nuko ku wundi munsi yari bufatirweho yiriwe amuhamagara. Icyo nicyo kibazo, yamuhamagaye muziye mpamvu. Ushobora guhamagara umuntu nabyo nyine umuntu yabyibazaho buriya wenda, ariko nanone burya umuntu ufite ikibazo ntiwamenya, ashaka no kubivuga wenda nta naho bihuriye. Niwe yari yasaranye, yamusaranye muziye mpamvu ze, amuca wikize. Yasarana Lucky wa mugani bakundanye nyirasenge. Kuki atasaranye umugabo we babanye mu nzu imyaka n'imyaka akajya gusarana nyirasenge? Yamusaranye mu ruhe rwe. Wa mugani rero mama Gaella mufite gahunda, mugomba guhura. Wa mugani niba hari n'ikindi kintu yongeyemo nabyo ukabimenya, ukareba ukamenya uburyo ugomba kuvuza. Ese ubwo umugore umeze gutyo uri kubona hari ikintu yampingukiriza? Nimubonana muzaganira. Urumva kuri telefone uri kuvuga ubabaye, nawe akumva kuri kumubwira nabi, ntago mwakumvikana kuri telefone. Ariko buriya muhuye akuzi kugira ngo ubure umwana wawe, uzi kugira ngo ubure umwana wawe, urabizi neza. Oya ni ikintu kibi kinakomeye. Ngetekereza umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, utekereze nimba afite, wibaza ukomeze unamusha. Atari na muzima, buriya umuntu umubuza ari muzima. Ari muzima wenda wavuga ati uriya ni mukuru, azi ubwenge, azi icyo gukora, ariko ararwaye. Ubwo uri kumva nababara ni gute? Birumvikana. Ubwo wambabariye ukabyara we ukamuzanura mugore. Birakomeye mama, ihangane humura. Icyatumye bira byose abikorerwa akakomeza akaba muzima,
ubu none ntago ari bwo yabura ubuzima cyangwa gira icyizere nyine tugira icyizere. wenda baba baramuhaye bijya kumuta mu ruzi nabibwirwa n'iki? Witekereza nabi, irinde gutekereza nabi. Ega ndi umubyeyi byose nabitekereza. Oya biranumvikana kuko byose biranashoboka. Ibyo byose ni ibintu bishoboka cyane. Mana wambabariye ukongera ukamuza n'umwana wawe. Ikindi gitekerezo ngewe ngize numvaga twazajya hamwe twamusanze ubushize cyagiye umuntu agapfa kujya akareba wenda nabyo byashoboka. Wenda nabyo byashoboka kuko nta hantu hari ahantu henshi yakibuka yajya kuba cyangwa yajya gusa atanakundaga kugenda ko yirirwaga mu rugo. Yaratangiye kujya aganira n'abandi bana b'abaturanyi, yaratangiye kujya avuga amamagara mama akanambaza ngo ndashaka iki, ariko bizi isaha uko yagiye nanjye byancanze. Ni ibintu birahangayikishije kubona umukobwa cyangwa umuntu w'igitsina gore wese abura ukamubura utazi n'ahari, noneho atari na muzima ngo uvuge ngo wenda ni umuntu mukuru nta kibazo ashobora kugira. Biriya harimo risike nyinshi, ashobora kugira ikibazo runaka, ashaka kugenda uri kubona yahura n'abamuhohotera, yahura n'abamugirira nabi. Ariko mu gihe tutaramenya, ishyiremo imbaraga nyine, ishyiremo imbaraga, ntutekereze nabi. Wa mwana we ntabwo byoroshye, uretse Imana yonyine yazi igakora imirimo n'ibitangaza. Uri kubona byoroshye? Kuba byoroshye bwo ntibyoroshye. Uzi ko ntajya bitarenga n'umuhogo kubera ko mvuga ati ubu mwana wanjye yabwiriwe yaburaye ari mu gihuru n'inzoka zamurya. Magaya yaraduye mu kiyengeye ubundi yakabaye byibura byemeye none hagahita ndahangayitse nuko niba nta n'uruhara bifite ukabimenya ukabariza ahandi cyangwa se ugashakira ahandi, ariko byibura nkashira impungenge hari ikintu, hari amakuru umuntu abashije kumenya. Ariko ntumura ndakomeza nanze kumuhamagara none atukiri kumwe yahita yumva yuko nyine twabiganiriye dushaka ariko twabishyisemo kuvuga ngo ni wamutwaye. Ariko ni ku mugoroba nge ndaza kumuhamagara musobanurire ko ikibazo kimeze. Kuko wenda ashobora kuba abizi ko yabuze cyangwa atanabizi. Oya kumbwiraho ngo ntago abizi, arabizi gutatabizi, ari we nyirabayazana gutatabizi. Wambwira gute ko atabizi? Wenda umuntu yajya gushakisha nawe yaba yaramuhaye ibindi bimwoba bikongera bikamusubizayo, ariko arabizi bikongera bigatangira kandi hari aho byari bigejeje nyine. None se yabimushyizemo atabishaka? Ibyo byarabishakaga pe, kuko aravuga ati ngewe ibintu ukuntu yahomekiye umwana wanjye nawe namere nk'uwanjye. Nyine ndabyumva yarahemutse, ariko umuhungu umugabo we namusabye imbabazi mubwire ko nanakira ko tuzahita ari ibintu bye azaza akajya kubifata, ariko ari we wabimwihereye. None gute bakomeza kumemukira gutya? Bamemukira nkande, bamemukira nabakoreye iki gituma bankorera ibingi? Abaye ari wowe bikora wenda ibyo yakoze yagira ngo yishyurire umuhungu ibyo bamukoreye. Ubusubi ibyo bakoze ntago bihagije, ariko biriya byari kuba bihagije atongeyemo ikindi kintu. Abaye yarabikoze yaba yarakabije, kuko wenda kwaba ari ukwihorera ukarenza urugero. Kwihorera yego bibaho, ariko hano yaba arengeje urugero, kwari ugukabya. Basi mbabare, biriya byari bihagije. Mbabare ruze uzamuze nawe, byaba rejo byaba ryari, ariko uzamuze nawe. Nukuri nkusabye imbabazi. Ya wikirigo nansaba imbabazi nge ndamuvugisha, nuko nanze kuhita muhamagara none atumva ko twabiganiriye ari byo umbwiye. Ndaza kuza kumuvugisha ku mugoroba, ndarara nguhaye igisubizo. Mwinginge waze niba koko nta kintu yikeka. Kuba yarabuze ntago yakwanga kuza. Yego, ubwo yanze ko muhura haba hari impamvu, haba hari izindi mpamvu. Ariko niba koko nta gihari ntago yakanga kuza, koko akaguhakanya wenda akakubwira ati ntago nzahari cyangwa se ndahazi, ubwo atarura umwana wawe ukajya gukomeza kwasenga ukareba ko Imana yagira nashidikanya kuri amugora abizi nkurikije uko ambwiye kuri telefone.
nkurikije uburyo yizanishijwe ngo ndi kumutuka ngo njye nigeze mutuka kuba namubajije umwana wanjye hari igitutsi nasohoye mu kanwa nkamutuka ubwo si ubwo nk'umubyeyi utagira igishyika ngo abarize ahantu aho ari wo hose yaba ari mubyeyi nyabaki. uyu ugomba kubaza ukanamenya ntabwo wakwicara ngo uryame usinzire ntabwo bibaho. ntabwo ibyo bitutsi kwicara uzi basi hari amakuru makeya y'umwana ufite byibura cyangwa se ukamenya niba yarabuze ariko ntabwo umuntu yabura ngo bikunde. Gusa umuntu Kigali umuntu arabura bikarangira. ubu ahantu narashakishije bishoboka kiraho n'abanshakira ntanga n'amatangazo niba baragiye kumuroha noneho ntago mbizi. Ikintu gihari nituva hano ikintu cyiza ubaye ufite akanya kuko buriya nukubikora ntago ubungubu ni nko gutabara umuntu uri kubona nabura akanya ko kujya kureba umwana wanjye. Ikintu cyaba cyiza nuva hano mukanya nuva hano dufata akamoto ugiye subira handi twagiye kumurebera ndahita nihuta ubwo umva ubwo ni hara mu ishyamba nta handi uharebe gusa nushake ubaze nugira n'umwana ubona cyangwa undi muntu ubona uvuga uti wa mukobwa wajyaga sinahabonye se ndajyayo njye kureba niba kubwira nusanga adahari ubwo wenda ngoye Imana imfashe Imana indengere sanga umwana wanjye ahari ariko kimwe nuko ushobora kugenda ukamusanga Imana indengere nsanga hari n'ukuri ukamusanga ukamucyura cyangwa se wanamubura ubwo tugakomeza tukabariza ahandi mama Gaera nawe yaba wamugani tugize amahirwe yaba afite amakuru y'ahantu ari aho byaba byoroshye kuko nta wundi muntu wamubaza. Njyewe ndahamya ntashidikanya ko amakuru ayafite impamvu mbihagazeho kuki yongeye gusa ari wahamagara. Icyo ni ikibazo umuntu yakibaza kuki atahamagaye umugabo we akaba ari wahamagara. Icyo cyo ni ikibazo umuntu yakwibaza dushaka tuzanamubaza ubundi yakirukanse avuga mama cyangwa avuga noza Raki babanye imyaka 5-6 babana mu nzu kuki atari we yahamagaye. Ubwo rero ko barahamagaye uriya mu mama nacyo ni ikindi kintu ariko uriya mu mama ni umwana mubi uriya mu mama ariko menya ataranabyaye kuko umuntu wabyaye yaba none se umuntu wabyaye atinyuka kuvuga gutyo agahemukira umubyeyi mugenzi we gute. Nyine we atekereza nawe uko byagenze mbere akumva ko nawe ugomba kubabara nk'uko yababaye. Kuki tumva ko nabasabye imbabazi ntabwo bazimaye se nawe se reshaka ko uzajya kumusaba imbabazi. Erega abantu bakunda guciribwa bugufi ariko ibyo byubahiro se biragenda bijya hehe. None se ntabizi ko kimwaganiriye arabizi ko mwaganiriye gusa urucira mukase rugatwara nyoko. Oya se kandi nawe wica imigani ikakaye ashobora kubikorera umwana wanjye uyu munsi ejo nawe akazagira undi umukorera ibirenze ibyakoreye umwana wanjye. wikirirwa wivuna ujya kumwifuriza ibindi bibi. Ntabyo mwifurije ariko bujya kebo nigeramo ibyo ari kungereramo wasanga nawe hari undi uzabimugereramo. Ikindi kintu ntawamenya aho bwira umuntu ageze ariko uko biri kose ngegeranyije na Farid uko yari ameze rwose birahagije uko yari ameze byari bihagije nta bindi nukuri nabonaga ko ari gukira kongeraho kumwirukansa nabonaga ko Nyagasana ari ikintu ari gukora ubu narindi no guteganya guhamagara umugabo we ngo azaza afata ibintu bye kwa ko nabonaga ko atangiye kuvuga atangiye kuganira akambwira aho ziri ariko byose babigize rudubi byose bisubiye inyuma. Ariko ihangane gira kwizera reka twizere ko nujya hariya uza kumusangaye nutamusangaye wowe urambwira. Ese ubwo ufite ibyiringiro yuko ari hariya kubera ko ntandi hantu henshi azi urumva iyo umuntu afite ikibazo nka kiriya none se umusazi kuki atanagenda akajya no mu ntara kuki wumva yuko yasubira hariya se yatega bisi n'amaguru se umusazi aho atagera ni hehe.
ubwo Imana y'amahoro indengere. mu ntara aho ntiwazanamubona, wamenya ari intara yahe yanyuze. Namukura hese nyine, Imana imfashe aba yarasubiye harayasari. Cyangwa ari hano muri Kigali basi, buriya iyo umuntu atari kure umuntu ashobora kumubona. Yego. Ariko iyo umuntu yambutse akajya kure biba bigoye. Reka twizere, reka tugire icyizere. Ntabwo biba byoroshye. Genda ugereyo urebe ko umubona, numubura urambwira. Mama Gaella ndamuhamagara ku mugoroba, musobanurira ikibazo uko kimeze. Ashobora kuba yabyumvise nawe kubera ko navuga ngo ubabaye nawe akagusubiza nabi. Uko ikibazo kimeze ko Farida yabuze, kusheneye ko muganira. Nta n'ibindi ndimugenda babwira. Tukiri aho ngaho reka njye gufata akamoto. Reka njye nifata akamoto ndebe ko nagenda byibuza nkasanga ahari. Nusanga hari urambwira, usanga darumbwire ejo Mama Gaella ndamwumvisha niba koko nawe ari umumama nawe ari umubyeyi nawe yarababajwe n'ibyo ubugoma afite wagira ngo we ntabwo yigeze aba umubyeyi. Niba koko nta kindi kibazo yabigizemo yongeyemo ntabwo yakanga, nabyanga ko muhura turamenya ko harimo ikibazo. Sawa reka njye kureba akamoto. Gerayo urebe. Najya kureba. Gerayo urebe. Sawa.